Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube, tunejejwe no gukomeza kubagezaho ibiganiro. Reka twifashishe imigani ibice 24 n'umurongo wa 3 tugeze ku wa 4. Aranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, urugo rugakomezwa no kujijuka, kumenya niko kuzuza amazu yabwo yo muri rwo, nimo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro nimwo bibikwa. Tugiye kwifashisha ayo magambo tuganire ku kurota inzu iva. Kurota inzu iva. Twavuze muri rusange, ariko noneho tugiye kubasobanurira kurota inzu iva. Inzu zabayeho kuva kera. Iyo urebye mu mateka, hari icyo bita préhistoire, antiquité, moyen âge, temps moderne na temps contemporaine. Ariko ibyo bihe byose ni uko umuntu yagiye atera imbere, agaragaza ubwenge, ariko ibyo bihe byose inzu zabayeho kuva kera zagiye zubakwa mu mabuye, zubakwa mu biti, zubakishwa ibyondo, ariko kenshi inzu zasakazwaga impu z'inyamaswa. Inzu rero ni ubwihisho bw'umugaru Imana yateganije. Isi ifite umuhengeri, ifite umuraba, ifite umuyaga, ariko inzu Imana yashimye ko umuntu agira ubwenge bwo kubaka inzu kugira ngo ajye abona aho yikinga. Inzu rero ntabwo umuntu ayikundira ibyo yubatsemo, yaba yubatse mu mabuye, yaba yubatse mu biti, yaba yubatse mu bikoresho biramba, yaba yubatse mu bikoresho byoroheje, ariko ubundi inzu umuntu ayikundira abo bayibanamo. Abantu mubana mu nzu nibo bagutera umwete ukumva inzu urayikunze cyane. Rero imvura ibereyeho kugira ngo imeze ibimera, birumvikana, cyangwa inabikuze, ariko inzu nanone ibereyeho kugira ngo imvura nayo ibereyeho kugira ngo igaragaze ubukomere bw'inzu. Inzu rero irava kubera imvura, birumvikana, ariko iyo ivuye ukayibona iri kuva mu nzozi, iba ifite ubutumwa buyiherekeje. Kurota rero inzu iva, muri rusange ukarota inzu ikuvira, inzu iri kuva, ni ukuvuga ngo Imana iguhaye ubutumwa ko ugiye gushyirwa kuri podium yo kuvugwa, kandi ukavugwa n'abantu wagiriye neza. Hari abantu wagiriye neza nk'uko bigenda, ariko icyo gihe bakaba ari bo bahindukira bakagenda bakuvuga, bagusebya, mujya mubibona. Ubwo rero ihangane, byarabaye. Iyo usomye mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 16 n'umurongo wa 5 kugeza kuri 15, tubona Shimeyi avuga nabi Dawidi, kandi Dawidi yari umwami, yari afite ibigeragezo, ariko Shimeyi aramuvuga, avuga ngo ni ikigoryi, avuga ngo ni imbwa, avuga ngo ntazi gukora, avuga ngo ntazi kuyobora, mbese aramusebya kugeza igihe abasirikare ba Dawidi bashatse kugira ngo bambuke bafate Shimeyi bamukubite cyangwa se bamwice. Dawidi arababuza, aravuga ati iki ni igihe, iyi ni podium Imana ishyizeho yo kuvugwa, Imana izagira igihe yinkureho. Aramureka. Nawe rero Imana ikweretse inzu iva, menya ngo ugiye kuvugwa, uvugwe n'abo wagiriye neza. Icya kabiri, kurota imvura n'umuyaga bitwara igisenge, hanyuma ukanyagirwa nyine, kandi igisenge cyari kiriho, none ugasigara unyagirwa kubera ko igisenge cyasambutse.
Imana ibiguhaye mesaje y'impinduka mbi mu buzima bwawe. Ushobora kwirukanwa mu kazi, ushobora kuba mu muryango hari mbese ugiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ushobora guhura n'umuntu ukubuza amahoro mu muryango wawe udafite ahandi hantu uri bumuhungire. Mubana mu nzu, ni umwana wawe, ni umugore wawe, ni umugabo wawe, mbese mubana mu nzu akakubuza amahoro ntaho ufite uri bumuhungire. Ariko Imana ibiguhaye mesaje ko bigiye kubaho, uba ugomba kwinterefona hakiri kare. Ubundi hari ibintu, hari pane, nta muntu utagira pane, ariko hari pane bita pane bete, kubera ko yenda bigaragara ko washobora kurwanya iyo pane. Nko kubona umuntu agenda mu nzira esansi ikamushiriraho, yego bibaho, esansi imushiriraho uri mu modoka, ariko abakubonye esansi yagushiriyeho mu nzira bavuga ko hari uburangare wagize, kubera ko iyo esansi niyo modoka uba ugendamo, ntabwo unyura kuri za sitasiyo utagize uburangare waba wanyweye esansi hakiri kare. N'ubundi rero hari pane, hari ikigeragezo cyiza, ariko ugasanga umuntu yanarangaye. Nshuti yanjye, ibi bintu Imana iba yanyujije mu nzozi, ntukarangare, kugira ngo nubibona ibyo ukuzaho bikuzeho, ibyo ushyigikira ubishyigikire, ibyo usengera ubisengere, ariko nawe wabimenye. Imana iguha umugisha. Icya gatatu, kurota inzu ikuvira ariko igaragaza n'imyenge. Kurota inzu ikuvira ariko iyo nzu ikaba igaragaza n'imyenge, nayo ni iyindi mesaje ikomeye cyane. Ni ibigeragezo, ni uguhura n'ibigeragezo, ariko ibyo bigeragezo uterwa n'umuntu mufitanye isano, cyangwa umuntu wagiriye neza. Umuntu wagiriye neza akaba ari uguhinduka, akakuzanira ibigeragezo, ukaba unamuzi rwose, ukamuzi ko ari umuntu ukwanga, ukaba umuzi ko ari umuntu ukurwanya, ndetse ukaba umuzi. Iyo usomye muri Zaburi ya 35 uhereye ku murongo wa 11 kugera kuri 16, tubona Dawidi ahura n'ibigeragezo. Biriya bigeragezo yahuye nawe, yaravuze ngo abo nagiriye neza ngo nibo bahindutse abagabo b'ibinyoma bo kunshinja ibinyoma, ngo nyamara iyo bagiraga ibibazo, ngo nanjye ngo nambaraga ibigunira, iyo barwaraga nararaga ndasinziriye. Mbese aravuga ngo ibyiza byose nabagiriye ngo babihinduye, mbese banyituye kungirira nabi. Rero Imana ikweretse ibyo bintu, ujye ubibera amaso, nshuti yanjye. Imana ntibikweretse ngo bikubeho, kuko Imana ntabwo ikora gutyo, si umwanzi wacu, ahubwo iradukunda. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo nujya ubibona ujye ukuzaho ibyo bintu Imana iba yakweretse. Ntabwo iba yabikweretse ngo bikubeho, ahubwo yakweretse ngo ufate ingamba. Icya kane, kurota inzu noneho ikuvira ariko nta n'imyenge igaragara. Inzu irakuvira ariko wanareba ugasanga nta hantu hahariho guhoma, ugasanga nta mwenge ugaragara, kandi ukabona inzu irava cyane. Ni mesaje Imana ibiguhaye y'ubugambanyi, kubera umugisha Imana yaguhaye. Iyo usomye mu Byakozwe n'Intumwa 23 umurongo wa 12, tubona Abayuda ngo bahize, ngo baravuga ngo ntituzaryama ngo tutarica Pawulo. Yari yabagize ati, kubera gusa umuhamagaro Pawulo yari yifitiye kwivugira ubutumwa, ariko abantu barahaguruka ngo ntibazaryama bataramwica. Nawe rero Imana ibiguhaye mesaje. Hari abantu bababajwe cyane n'intero ugezeho, hari abantu bababajwe n'ibyo Imana imaze kuguha, hari abantu bababajwe n'umugisha Imana yakwihereye, kandi koko ugasanga ntibaryama kubera icyo kintu. Nshuti yanjye rero, ubibere maso, nturyame ngo nawe ngo usinzire, usenge Imana, uyoboze Imana inzira, ubaze icyo wakora kugira ngo nawe ubashe kubaho. Icya gatanu,
ni ukurota inziva amazi akareka muri purafo. Kurota inziva amazi akaza akareka muri purafo igahindana, ugasanga yaranduye kubera inziva nyine, ugasanga purafo yaranduye cyane kubera amazi yaretsemo. Ni mesaje y'agahinda gakabije mu buryo bw'umubiri. Mbese agahinda gakabije mu buryo bw'umubiri, ndetse gashobora, utabaye maso ushobora kugira agahinda kakaba kazakuyobora no ku rupfu. Ubundi ibigeragezo birahari, ariko hari igihe umuntu agira agahinda ugasanga ako gahinda kakagenda kamusunika. Iyo tubona abantu bagenda afata icyemezo cyo kwiyahura, aba yatangiye agahinda kagenda kiyubaka, abura inzira, abura igisubizo, kugeza igihe agiye akiyahura. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorintho ibice 7:10, haravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, kandi uko kwihana ngo ntabwo kwicuzwa, ngo kuko ako gahinda kazana agakiza. Ngo ariko agahinda ko mu buryo bw'umubiri ngo katera urupfu. Uru rupfu rero ruvugwa. Hari igihe abantu iyo bavuze urupfu bahita bumva urunguru rwo kujya guhambwa i Nyamirambo, Rusororo n'ahandi. Oya, ntabwo ari urunguru ruvugwa, dore ko ruriya rwo rwahamuye abantu, ariko ruriya ni uguhindura karitsiye. Nta n'icyo runavuze iyo upfuye kuri uri umukiranutsi, ni ukuvuga ngo uva gutura mu isi ukajya gutura ahandi. Ikibi ni ugupfa udakijijwe, ariko iyo upfuye uri umukiranutsi ntabwo ni uguhindura karitsiye. Rero nshuti yanjye, urupfu ruvugwa, agahinda ko mu buryo bw'umubiri gatera urupfu, ni urupfu rwo mu mwuka, ari rwo gutandukana n'Imana. Imana idufashe. Ruriya rupfu rwo mu mubiri, Imana ruriya rwaraje nyine, icyaha cyaruzanye rurima, ariko urwo mu mwuka umuntu arugiramo uruhare. Arugiramo uruhare rwo kwitandukanya n'Imana. Reka mbahe urugero rw'abantu babiri bagize agahinda, ariko umwe agira agahinda ko mu mubiri, undi agira agahinda ko mu buryo bw'umwuka. Noneho kandi baba bagize agahinda bombi, ibisubizo biratandukana. Reka mbere kuri Yuda Isikariyoti. Matayo 27:3-5. Yuda Isikariyoti amaze kugambanira Yesu, yagize agahinda ko mu buryo bw'umubiri. Agize agahinda ko mu buryo bw'umubiri, Bibiliya iratubwira ngo aragenda ariyahura, aragenda arimanika. Reka twongere turebe uwitwa Petero. Amaze nawe kwihakana Yesu, nawe yagize agahinda. Uzabisoma muri Mariko 14:72. Nawe yagize agahinda, ariko agira agahinda ko mu buryo bw'umwuka, ngo kamutera kurira, kamutera kwihana, kamutera kumva agomba guhinduka. Abo bantu bose bagize agahinda, ariko umusaruro ntabwo wavuyemo, ntabwo ari umwe. Nshuti yanjye, ndifuza yuko ubuzima urimo bwavamo agahinda ko mu buryo bw'umwuka, kuko niko gatera kwihana. Kandi ngo uko kwihana ngo ntabwo umuntu akwicuza, ngo kuko kuzana agakiza. Imana idufashe cyane. Icya karindwi, kurota inziva kandi iri hasi, iri muri kave, ni inzu yo hasi igeretseho n'izindi, ndetse wajya kubona ukabona iriho irava, ukabona iri hava kandi hejuru hageretseho izindi. Ni mesaje Imana ibiguhaye ikomeye, yuko hari ibintu wirengagije ariko bikazazamo ingaruka. Ubundi mu buzima bwacu hari ibintu bigenda bitubaho, ugasanga ni ingaruka z'ibintu twirengagije. Rero nshuti yanjye, oya, wikwirengagiza. Hari igihe umuntu yirengagiza umwana yabyaye, yenda ngo kubera ko wamubyaye mu buryo butari bwo, ugasanga uramwirengagije ukamwihunza, ukirengagiza kumurera. Ariko fendefe
ugasanga bibaye ibibazo. Ushobora kwirengagiza umwenda w'amafaranga ukawirengagiza ukibagiza. Ariko nagira nkubwire amaherezo ingaruka zizaza. Ushobora kwirengagiza ikibazo wagiranye n'umuntu, mukagira accrochage, mukagira na bras de fer, ariko ukabyirengagiza ukatwikira. Ariko nagira nkubwire ubwo wabitwikiriye amaherezo hazavamo ikibazo. Nshuti yanjye rero, nagira ngo ngukangure, nagira ngo nkwinginge woye kwirengagiza ibibazo, kubera ko bishobora kukuzanira ingaruka. Imana yagusuye mu nzozi urabibona. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo woye kubyirengagiza. Imana idufashe cyane. Icya karindwi ni ukurota inzu iva, amazi akuzura mu nzu, ukaburaho uhagarara. Wowe ukaburaho uhagarara, abantu muri kumwe mukaburaho muhagarara. Amazi yuzuye mu nzu kubera inzu yavuye. Ni mesaje Imana iguhaye y'ihungabana ry'umuntu ufite akamaro mu muryango wanyu, hanyuma uwo muntu akarwara, akirukanwa mu kazi se, akagira ubukene se, kandi rero wari ugufatiye runini. Ariko icyo gihe Zaburi ya 10:3 avuga ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Uwo muntu yari urufatiro mu byerekeranye n'umutungo. Uwo muntu yari urufatiro mu byerekeranye n'imirimo yindi wakoraga. Ariko birashoboka kuko ni umuntu, rimwe agapfa, akarwara, mbese bigahinduka. Ariko icyo gihe nagira nkubwire, Dawidi yaravuze ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Icyo gihe rero hariho connection imwe idacika. Hariho imbaraga zimwe zitajya zigabanuka. Ni connection yo mu ijuru. Icyo gihe usigara uhanze amaso kuyakuremye, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Imana igitugirira neza, tujye twumva ibi bintu kandi tubihe agaciro. Icya 8, kurota inzu iva mu cyumba cyo kuryamamo. Uvuga ngo urashatse, uri umugabo cyangwa se uri umugore, ariko ukarota icyumba cyanyu inzu iva. Inzu iva. Ni mesaje Imana iguhaye yo gusiganira inshingano. Uyu umugabo n'umugore bubatse urugo, bakaza bakakora, bagavanga ngo babane mu nzu, mwabaza kuze n'undi nawaza kuze, igihe kigeze mukabana. Iyo mubanye umuntu wese afite inshingano. Iyo rero Imana ikweretse urota inzu iva kandi ikava mu cyumba cy'abashakanye, ni ukuvuga ngo murasiganira inshingano. Buriya mu rugo haba harimo inshingano, cyane cyane iyo mwagize umugisha mukabona abana. Hari igihe usanga ababyeyi basigana inshingano, ugasanga umubyeyi ntiyahana umwana, ugasanga aravuga ngo papa araje, ugasanga aramukangisha nk'igisimba. Ariko burya nawe uriho urihunza inshingano, kuko nawe birakureba. Bibiliya iratubwira mu Migani 22:6 ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, umutoze ngo azarinda asaza atarayibamo. Kandi wasoma mu Gutegeka kwa 2:6 kugeza kuri 7, kavuga ngo umutoze, umubwire amategeko y'Imana, umutoze kubaha Imana akiri mutoya. Mu Bayahudi bafataga umwana ugasanga baramwambika agatambaro mu mutwe, aho gatambaro kanditseho amategeko y'Imana, cyangwa se bakakamwambika ku kuboko, bakajya bamubwira bamutoza. Ubwo rero nagira ngo nkubwize ukuri, ntimugasiganire inshingano. Yaba ari inshingano mu rugo, haba harimo akazi kenshi, haba harimo uturimo dutandukanye, haba harimo inshingano zitandukanye. Muzigabane, mumenyereze abana, mumenyereze abakozi. Niba mugize umugisha wo kuba mufite abagaragu mukagira n'abaja, mbese
kugira ngo urugo rwanyu rukomeze rutere imbere. icya cyenda, kurota inzi iva, amazi agatwara ibintu byose byo mu nzu, ibindi bikangirika. kurota inzu iva, amazi agatwara ibintu byose byo mu nzu, hanyuma ibindi byose bikangirika. Ni mesaje y'ubukene, ariko ubukene buvugwa hano nshuti yanjye ntabwo ari ubukene bw'ibiryo, ni ubukene bw'ijambo ry'Imana. niba Imana iciye aho ukabona inzu yavuye, amazi akinjira mu nzu agatwara ibintu byose byo mu nzu, uhita ujya kureba mu bya kawunga, ujya kureba mu bishyimbo, ujya kureba mu birayi. oya, ni ubukene bw'ijambo ry'Imana muri urwo rugo. amplisiyeni, urwo rugo ni urugo rw'abakirisitu, ni ubukene bw'ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli 3:1 ngo mu gihe cya Eli umutambyi, ngo ijambo ry'Imana ryari ingume muri icyo gihe, nta jambo ryari rihari. kandi Amosi 8:11 aravuga ngo hagiye gutera inzara, ngo iyo nzara ngo izaba yemewe, Uwiteka niwe uzaba uyiteje, ngo izaba ari inzara atari inzara y'ibyo kurya, ahubwo ngo izaba ari inzara y'ijambo. ngo abantu bazakubita hepfo, bakubite ruguru, bakubite hirya no hino, ngo bashaka ijambo baribure. wasoma mu gitabo, mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4:3 avuga ngo mu minsi y'imperuka bizaba ari ibihe birushya, abantu bazabikunda, birarira, bibona, ari ndashima, ngo badashobora kwihanganira inyigisho nzima, ngo zizaba zibarya mu matwi. niba Imana ivuze ubukene rero ikavuga inzara, wihita ujya kureba ku bihahwa mu isoko, kuko ibingibi biraza ejo bundi bikongera bikaboneka. ariko igihe turi kwinjiramo ni igihe cy'ubukene, ni igihe cyo kubura ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane, ariko Imana iba yabivuze, ahubwo twari dukwiye gufata ingamba. Imana idufashe. icya 10, kurota inzu iva mu cyumba cy'uruganiriro. icyumba cy'uruganiriro ugasanga cyavuye, ndetse haba hari n'abashyitsi bakabura aho bahagarara, bashinga ikirenge. rero ni mesaje Imana iguhaye ko abaturanyi bakwinuba kubera ko babangamiye. ushobora kuba ufite ukuntu witwara kubera yenda amagambo, kubera imyitwarire yawe, ariko wakwitwara utyo bikagaragara ko ubangamiye abaturanyi. ariko nagira ngo nkubwire uru rugero. iyo uzi neza ko ushakaje igisenge cy'ibirahure bimeneka, ntutera amabuye mu baturanyi. mu baturanyi ntutera amabuye, kuko nuyabatera baragusubiza, kandi wibuke ko igisenge cyawe nawe kimeneka ubusa. rero biratubwira muri Matayo 7:12 avuga ngo ibyo ushaka ko bakugirira nawe ubigirira abandi. uturane na bagenzi bawe neza, ubahe gahunda zabo, hanyuma nawe babone uko ubaha izawe. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. icya 11 ni ukurota uriho guhoma imyenge y'inzu kugira ngo inzu itakomeza kukuvira. kurota uhoma inzu, imyenge y'inzu, ushyiraho umuti uhoma. ni mesaje Imana iguhaye yuko ugomba kwikiranura na mugenzi wawe mufitanye ikibazo. ugomba kwikiranura na mugenzi wawe mufitanye ikibazo. ugomba nyine guhoma uriya mwenge, ukikiranura na mugenzi wawe mufitanye ikibazo. muri Matayo 5:23-25 haravuga ngo nujyana na mugenzi wawe, nujyana na mwene so, mukagira icyo mupfa, ngo mwikiranure mukiri mu nzira. nshuti yanjye, ubu ngubu turi mu rugendo rujya ahantu runaka, turi mu rugendo rujya ahantu runaka. aho hantu tujya bahita amazina, munavuga uko ashaka, ariko icyo duhuriraho nk'abakristo ni uko tuvuga ko turiho tujya mu ijuru, nk'abagenzi bajya mu ijuru. aho rero tujya ni ukuvuga ngo turiho turasanga umwami, turiho turajya kudepoza dosiye zacu y'ibyo twakoze tukiri hano mu isi. noneho muri izo dosiye tekereza kubona ugenda usanga ugukosora, ariko ukajyana idosiye irimo ikibazo ufitanye na mugenzi wawe. ariko yatanze itegeko, aravuga ngo
ngo mwikiranure mukiri mu nzira. Mu Bakolosayi 3:12 haravuga ngo mwikiranure nimugira icyo mupfa, ngo mwikiranure. Imana idufashe cyane. Njyewe naba binteye ubwoba kandi byaba binambabaje barumvise iyi mesaje ukazagera imbere y'uriya muntu, y'uriya mugabo wadushyize mu isi, ukadepoza dosiye irimo ikibazo ufitanye na mugenzi wawe. Imana idufashe kandi bwe kugikemura. Icya 12 ni ukurota imyenda yawe cyangwa wowe ubwawe watose kubera kuvirwa. Wowe uraviriwe, hanyuma urangije imyenda yawe iratota, ndetse nawe ubwawe uratota kubera nyine ko waviriwe. Bibiliya ibivuga neza, ariko ni mesaje Imana ibiguhaye yuko ubura amahoro kubera ikigeragezo cya rusange. Kubera ikigeragezo cya rusange umuntu akabura amahoro kubera ngo ibiciro mu isoko byazamutse, kandi ukagira ngo ibyo biciro ni wowe wenyine byashyiriweho. Oya, wibura amahoro, ikigeragezo ni rusange, iryo soko nturihahiramo wenyine. Urumva, wibura amahoro ngo wumve ubuza amahoro ngo kubera ko haje indwara y'icyorezo. Ntabwo ari wowe wigambiriye wowe wenyine, ni ikigeragezo rusange. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rw'Abikorino ibice 10:10 kugeza kuri 13 ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho atari urusange mu bantu, ngo ariko hamwe n'ibibagerageza ahubwo Imana ica akanzu, buri wese igenda imucira akanzu kugira ngo abone ko yihanganira ikigeragezo. Imana rero idufashe. Bajya banavuga ngo umugabo umeze gute ngo anyagiranwa n'abandi, ngo akavuga ngo we yatose. Ibigeragezo ahantu hose birahari. Yewe nagira nkubwire, ntawe udafite ibigeragezo, nta muntu n'umwe kereka utambaye umubiri. Yewe nubwo yaba afite inyenyeri nawe afite ibigeragezo, nubwo yaba afite umwanya ukomeye mu gihugu nawe afite ibigeragezo, nubwo yaba ari pasitori nawe afite ibigeragezo, nubwo yaba ari bishopu nawe afite ibigeragezo, nubwo yagira gutya agahamagara abantu akazamura akavuga ngo niswe intumwa mbaye apotre nawe afite ibigeragezo. Ntawe rero udafite ibigeragezo nshuti yanjye, ahubwo wowe hamwe n'ibyo bigeragezo Bibiliya yatubwiye ngo Imana ica icyanzu kugira ngo ubone uko ubyihanganira. Icya 13 kurota inzu iva mu gikoni, inzu yawe ikava, ariko ukabona noneho ahavuye ni mu gikoni. Imana iguhaye mesaje y'impinduka zo kubura ubushobozi bwo guhaha. Kubura ubushobozi bwo guhaha. Mbese muri makeya ukabura icyo ujyana ku isoko guhaha. Imana idufashe. Iyo dusomye mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 6:20 kugeza kuri 30 tubona aho abantu bahuye n'ubukene, inzara igatera, bakabura ubushobozi bwo guhaha, bakabura ibyo barya kubera impamvu runaka, kugeza igihe batangiye kurya abana. Ngo umugore umwe afata umwana aramurya, amusangira na mugenzi we. Arangize kumusangira na mugenzi we, ngo bageze igihe ngo aravuga ngo nawe ugenda uzane wowe tumurye. Ngo inkuru iragenda igera ku mwami. Nshuti yanjye, Imana iguhaye mesaje yo kuvirwa mu gikoni, bivuze ngo ni impinduka zo kubura ubushobozi bwo guhaha, zo kujya ku isoko, cyangwa se ni impinduka muri rusange zo guta agaciro k'ifaranga. Niba wakoreraga nk'ibihumbi 100 bikaba byahaha, noneho ugasanga ibihumbi 100 nta kintu na kimwe bihaha. Niba wakoreraga ibihumbi 500 bikagira icyo bihaha, ariko ntagire wabijyana ku isoko ntibigire icyo bihaha. Ndibuka igihugu kimwe ntiriwe mvuga, wajya kugura korogate ukajyana miliyoni zirenga 10, ifaranga ryarataye agaciro. Nshuti yanjye rero, ibi Imana ibyerekanye gutyo, twagomba gufata umwanya tugasenga. Imana idufashe kugira ngo ibyo bintu bye kudusohoraho. Icya 14 kurota inziva mu cyumba cy'abana. Kurota inziva mu cyumba cy'abana ni mesaje Imana iguhaye yuko abana bafitanye umubano n'abana bafite ingeso mbi.
abana bawe bishoboka ko washyize hariya ugahaha ukazana ibyo kurya ukazana imyambaro ukazana televiziyo ukazana iki, ariko bakaba bafite konegisiyo y'abana n'abandi bana bafite imico mibi. Nshuti yanjye rero, jya ugenzura abana, jya ubagenzura. Bibiliya bivuga mu Migani 22:6 ngo ubatoze inzira, ugende ubatoze kubaha Imana, ubatoze kubaha abantu, ubatoze kandi ugenzura, umenye nabo banabana nabo, kuko umunyarwanda yaravuze ngo kubana n'abantu babi, Bibiliya niyo ibivuga ngo kubana n'abantu babi byonona ingeso nziza, ndetse umunyarwanda waravuga ngo ihene mbi ntuyizirikaho inziza. Rero genzura abana. Icya 15, kurota wimuka mu nzu kubera ko iva. Wowe ukarota inzu wayimutsemo, ukarota ngo kubera ko inzu iva. Urumva? Ni message yuko usubiza ibibazo mu muryango ukabisubirisha ibisubizo bitari byo. Ugasubiza mbese ikibazo cyabo, wowe ugatanga igisubizo kitari cyo. Umuntu yakubaza ikibazo ugasubiza igisubizo kidahwanye n'ikibazo yakubajije. Ubundi reka nkubwire, inzu iyo ifite umwanda ntuyihunga, ahubwo urayikubura. Iyo ifite umwanda ntabwo wafata icyemezo ngo ubwo hari umwanda ngo nanjye simpaba. Oya, ahubwo wowe ufata initiative ukavuga uti reka mpasukure. Kandi nagira nkubwire ikindi, mu rugo umuntu ahavana amaguru ariko ntahavana umutima. Iyo mu rugo ukahavana ibirenge ukagenda ukajya ahandi hantu, ariko aho wajya hose, wagenda ugafata imodoka, wagenda ugafata indege, wagenda ugafata ubwato, ariko mu rugo rwawe umutima wawe urahahora. Wahavanye amaguru ariko wahavanye umubiri, ariko umutima wawe urahakora. Icya 16, kurota inzu yawe iri kuva ariko nta mvura ubona iri kugwa, ukabona iriho irava irakuvira, kandi nta mvura ubona. Wareba hirya ukabona nta mvura yakubye, nta yaguye, ariko ukabona wajya kureba mu nzu yawe ukabona inzu iriho irava. Ni message Imana iguhaye yuko uzumva amabwire, kandi ayo mabwire akaba yatuma usenya urugo rwawe, cyangwa akaba yatuma utumurongo, cyangwa ugafata umwanzuro utari wo kubera kumva amabwire. Inkuru zimuha ziri hanze aha ni nyinshi, abakubwira umva. Nagira nkubwire ijambo ry'Imana atubwira muri Yakobo 1:19-27, aravuga ngo ujye wihutira kumva ariko utinde gusubiza. Jya ubanza utekereza. Umuntu abubwira ngo mbonye iki, numvise iki, bambwiye iki, ubanza utekereza, niba ngombwa ubanza unasenge mbere yuko ufata umwanzuro. Imana rero idufashe, Imana itugirire neza. Mbifurije kumva aya makuru, mbifurije guha agaciro izi message n'izanyu, n'iz'Imana iba yampaye kugira ngo nzibagezeho, kandi nimuzikurikiza bizabagirira akamaro. Imana ishimwe, kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.